yizi ko nta bugingo afite. Uyu muntu arabizi neza ko nubwo asapotinga korari arabizi ko ari umwana wo kurimbuka. Hari n'ababikora bazi ko ari impongano z'ibyaha, akumva ubwo yafashije igikorwa cy'urusengero, asaka urusengero, yaguze intebe, ya shoppingiye korari n'ifomo, akumva ibi bizamuhesha ubugingo. No, iyi mirimo izagira ubugingo kubera ko uyikora ufite ubugingo buzima, uyikora ufite aho yandikwa. Urayikora ni myinshi ariko ntaho yandikwa kuko uri umupagani, ahubwo waje gutera inkunga isezerano ry'abandi. Naha nshaka rero ko tuvuga sasa, nk'ukuri urukungu rwateye inkunga amasaka kera, urukungu rukajya gutwikwa, amasaka akajya mu kigega, niko nawe washidutse ubaye umuterankunga w'amasezerano y'abandi. Kandi ntango urugero muri korari, washidutse ubaye umuterankunga w'amasezerano y'abandi, uza gusohoza amasezerano y'abandi kandi utari umwana w'ubugingo. Reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kuri M.Lionel. Niba waramutse neza, Imana y'amahoro kwishimira kandi kuhe kwa mu gihugu cy'iteka, Imana yawe iguha. Uraho neza M.Lionel? Uraho. Amahoro y'Imana bane namwe kandi muyahorane. Yego. Uyu munsi wa none reka ndahera iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatandatu y'abadiaspora. Abantu mwahisemo gukurikirana M.Lionel, abantu mudahwema kumuhamagara ngo bafashe gusenga, dore ko muri iyi minsi afite intego yo kugira ngo namwe ubwanyu mumenye kwisengera, kuko inkungu zabaye nyinshi kandi ziri gukora cyane. Inkunguzi ni inkunguzi. Izi nkungu turaza kuzishakamo n'inkungu z'amaherezo. Reka nshimira abantu bakora subscribe, reka nshimira abantu bakora comment nziza, mutubwira muti uzongera ugaruke. N'ubundi nanone tuje muri gice cya kabiri cy'urukungu mu ngano, cya urumamfu mu ngano, cyangwa urukungu mu masaka. Cyangwa urukungu mu masaka. N'ubundi tugiye gutangira, uze gukurikira ikiganiro neza niba wararyoheye mu kiganiro uyu munsi. Noneho nani ndaranganyije amaso mu bitabo. Amacupa turayubika, kwegura amakaramu, dukoza ibaba muri wino, duhereza abanyamakuru barandika. Cyaka abanyamakuru mwubahwe pe, nkunda ko mundusha umunwa ntarushwa. Yewe Yesu we, uyu munsi nabwo nabonye nararanganyije amaso mu byateguwe, ndavuga uyu munsi ntabwo ndavuga byinshi, ahubwo ndamuha akanya asenge, namara gusenga dutangire mu izina rya Yesu. Uwiteka turagushimiye kubw'urukundo rwawe rukomeye, ibiteye ubwoba ntacyo byadutwaye. Haleluya. Warwanye intambara tutazi, ubundi izo tutamenya nizo nyinshi kuruta izaserutse mu maso yacu. Ari byo kubitira kure nk'ibizadufata tugiye mu ntara gusura abantu, byica tutaranahagera. Haleluya. Turagushimiye kuri intwari mu ntambara. Rero tugiye kuvuga ibyo wadushyizemo, gukoresha umuhamagaro waduhaye. Dusabye gishyigikira cyane cyane ku muntu ugiye kumva ibyo wadushyizemo. Imbaraga n'igitinyiro bibe kuri we, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. M.Lionel, ubushize twaganiriye ku rukungu, tubona buryo ki urukungu cyangwa se urumamfu ubyite uko ushaka bitewe naho uherereye. Dusanga hari ubwo rwo rwaranatewe, nta nubwo rwabibwe na nyiri umurima, nta nubwo nyiri umurima yamenye igihe barubibiyemo. We yagiye kubona kubera ko azi yuko yateye umurima, azi ko umurima we hari amasaka cyangwa ari ingano, ariko yagiye kubona bamucunga mu jisho, bamucunga ngo bamucunze yatashye. Aka kantu nta nubwo bamucunze basa akiri hafi aho ngo amenye aho baruteye, ahubwo bamucunze yatashye. Abantu baducunga twatashye bagakora ako kantu bakatunagiramo. Abantu baducunga twatashye bagasiga intebe twicaraho muri biro akantu,
aba bantu bacunga twatashye mu ishuri twigishamo bakashyiramo utuntu. Mama Lionel uze kwibuka n'akandi kantu. Niba hari ibintu operasiyo ikorwa, ni operasiyo y'abantu bashizweyo, bagukarangana n'urusenda ryari wera saa 6 z'ijoro kugera saa 9 wagiye mu gitotsi, wagiye hahandi utazi ibyakozwe, bo baba bari maso ngo bahenga. We yarahingishije, bamubona arahinga imbuto ze zose nk'uko yabiteganije ku murongo kijyambere, ajya none ashaka n'abamufasha. Yego, baramureba baza ubwenge. Arangije araza arabiba, baramureba. Akubita ibihembo abamufashije, yego, baramureba. Arataha, baramureba. Bazi nuko turya n'ibyo twariye nuko byagenze. Amenya kandi bamenya ko anamenya n'imbuto twabibye. Yego, bamenya ibyo twabibye, bamenya nayo twashoye, bamenya naho twaranguye, naho turangurira, nayo twunguka, bakaza bakanagamo. No, bakazana ibisa n'ibyo twashoye. Erega utazabona umwana wawe yari afite ubwenge mu ishuri, bashizemo igisa n'ubwenge, bashoye ikingana n'ubwenge bw'umwana wawe, bashyizemo urukungu. Niba ntuza y'umwana wawe, IQ y'umwana wawe ishobora kuba ihagaze miliyoni cyangwa se miliyoni 5, reka twereke umupfobyi, barazitaga kugira ngo ababo bagire ubwenge. Sinaguzi yuko bamwe batanga ubugingo bw'abandi kugira ngo babwungukireho, kugira ngo bakomere, kugira ngo bamenyekane, ukaba igishoro cy'undi. Oya, niba batabyemera, aho ni Bibiliya biranditse. Yego, some muri Bibiliya. Mama Lionel, ndagira ngo uyu munsi rero ngiye unyibwirire ku kana. Ibi byo tubyihorere basi, ibi byararangiye. Abishaka bajye mu biganiro byashize, barasangamo titire yitwa urukungu n'amasaka. Urukungu n'amasaka pe. Mama Lionel, aba bantu ndagira ngo nganirire, ariko uze kubinsobanurira neza uburyo ki noneho runo rukungu cyangwa se runo rumafu rugerageza gukora cyane, kuko rurabyibushye. Niba rurasagama kuko ngo nyir'umurima yaranarurebye, abona aravuga ati se ko nateye ibiki cyo cyavuyeho. Kandi urabizi ko umuhinzi arobanura. None ko uyu muhinzi warobanuye, ndetse noneho ngenda mu mbuto nabitse iki ko ntakibitse, mu byo nahinze iki ko ntakihinze. Ariko rero ntago nabwo riyemerewe kugikuramo. None Mama Lionel, babara twihute nere kubatindira bano bantu, unyibwirire, hari abantu hano kuri iyi si bagerageza no gukora bazi yuko ari urukungu, mu mitima yabo barabizi, ariko umuntu uzarimbuka arabizi, umwana wo kurembuka arabizi, nubwo bijijisha. Ariko kubera yuko narwo rugomba gukurana n'aya masaka, rugomba gukurana ndetse no ku gihe cyo gusarurwa, narwo se wagize ngo barusiga mu murima, ntago barusigamo, baratema, bararusarurana, narwo rusaruranwa n'ibindi, ariko ntirubikana, ariko rwo rukajya gushyirwa mu muriro ku ruhande, amasaka akajya mu kigega. None urunyagwa rwo ruvuna ntambe. None urunyarwa ruzi ko ruzatwikwa, rukaba rukomeje no kugerageza karagiteri zo kuhonga aho ruri, kugira ngo ruhubahirwe, runahagume, rukaba rugukogotana n'amasaka mazima. Mama rero ndashaka kugira ngo utubwire abazadukurikira n'abadukurikiye, uru rukungu, aya masaka bane narwo gute? Ese uru rukungu, ibindi bintu kugira ngo umuntu amenye ko ari urukungu neza, ko hari n'abatazi n'icyari cyo, ariko bakabona rusa n'ibyo mu murima wabo,
babimenye gute barusigasire rute kugira ngo rutangize nubwo barufite ikibazo nabwo urwarwo ruriyizi rwifiteho ikibazo agafashijwe nazo ubwazo ziriyizi izi ziyizi rero babarira uzitature neza natwe tuzimenye izi nkungu ziyizi izi nkunguzi hari inkungu ngo hari n'inkunguzi ngabo murakoze cyane icyo nendaga kuvuga nuko uru rukungu Yesu yarugiriye impuhwe twe tutarwime impuhwe kuko Yesu kurugirira impuhwe akavuga ati nimubereke bikurane n'amasaka nuko yarebye support rufitiye amasaka nubwo ari urukungu mu by'ukuri hari igihe ikintu kiba cyaje ari ikibazo ariko kikabavamo igisubizo cy'abakiranutsi ariko bigasaba ko umukiranutsi yiga kubana n'iki kintu nubwo bisa bidasa nubwo ari ingwe n'urusamagwe n'ingwe n'urusamagwe ndakanda batera inkuru ku mugani w'abarundi buriya ingwe ibyara ibyana bitatu ariko hakaba harimo ingwe imwe bankurikire jye nababwiye ko nzi utuntu mwe mujye muntegame niyo ntajya muri Bibiliya usibye ko nyikunda ariko mba mfite n'ibintu bibigisha ingwe ibyara ibyana bitatu hakabamo ingwe hakabamo n'urusamagwe hakabamo n'ikindi ntibutse ariko muri bitatu habamo ingwe imwe ndaza kukivuga cyangwa se nanze kukivuga bitewe n'impamvu hanyuma ndashaka kuvuga umunsi ingwe nayo ibibizi ko muri ibyo bitatu harimo wayo umwe ariko kubera ko bisa n'ikindi ndakizana ariko mufate mu mutwe ko ibyari ibyana bitatu ariko hakabamo ingwe imwe ariko naho mu gihe ibyo byana bikiri ibibebi biba bisa kandi birasaba ko yemera ikabyonsa byose uko ari bitatu ikarwana nabyo ikabyonsa byose igakora ibishoboka byose nubwo harimo ingwe imwe irihangana ibyonsa ariko izashaka umunsi wo kumenya ingwe Mana itugirire neza cyane irabyonsa bigakura ikajya kubihahira ivunika ibizi ko harimo umwana wayo umwe gusa Mana ifashe umwuka wera abumvisha icyo nashatse kuvuga ibyo byana ikemera ikabyonsa ikabihigira kure byose ikabigaburira bikakomeza gukura bikura ariko bigakura bisa ibi bintu uko bisa kandi harimo ingwe imwe iyi ngwe izamenya ingwe yayo gute iyo rero bimaze kugira igihe bitangiye gutontoma kurwana gukura nibwo nyina wabyo ivuga iti ubwo byatangiye gutontoma kuba byafata umuhigo kuba byarwanya ikintu kuba byakwirwanaho niwo munsi wo kuzamenya ingwe yanjye nyirizina kurikira umukino rero ukuntu ibigenza sasa igira gutya ikavuga iti ndajya guhiga kure nze natinze ndaza nta muhigo nzanye ahubwo ndaza ndwana ndaza mpangana ikintu kiri bumbwire umwana wanjye nyirizina ikintu kiri bumbwire ingwe nyangwe n'ukuri buhagarara igahangana nanjye ingwe rero iva guhiga ikaza igaturuka hariya ikivuga ikivovota igatontoma ikikoza hirya ikikoza hino igatontoma ikaza ishaka kubirya iyo rero ishatse kubirya urusamagwe rurirukanka nicyo cyana kindi kikirukanka noneho ingwe nyirizina igasigara ihanganye sasa iki gisigaye kitirutse n'ikingwe ihita ivuga iti very good umwana wanjye ndamumenye ubu niwe ngiye gukungumana nawe kandi ibyo birirukanka biragenda ntibinagaruka hasigara umwana w'ingwe bikabana bigakura bigasazana ngaho nguko iyo story ndayibahaye sasa rero uru rukungu narwo
umwami Yesu araruzi ko rukuranye n'amasaka. Yanavuze ngo, ndashimira kandi umuntu wavuze ngo nzane pariti ya kabiri y'urukungu, ikimenyetso cy'uko mukunda ijambo, mukunda kwiga, kandi iki kintu ndakibubahiye. Imana ibaha umugisha. Yesu watanze imbabazi ku rukungu akavuga ati nimubireke bikurane, kuko ndanduye ishaka, ndanduye urukungu, amasaka yabigenderamo, kuko urukungu rurashora rukagera hirya. Ubonye iki kiganiro dutanze none agira amatsiko kureba ikindi twatanze cyo kuvuga kuri uru rukungu n'amasaka. Ahangaha Yesu yararebye abona uburyo urukungu rushorera imizi hirya hino imbere inyuma, kandi rushorera muri metero nyinshi, kandi uru rukungu ruzamuye ifumbire, rufite ifumbire yakweza amasaka. Yesu akabona niba rurandura harabigenderamo amasaka. Hari umuntu ushobora kuvanwa mu rusengero cyangwa akavanwa mu bandi, hakagira abantu nk'icumi babigenderamo kandi bafitiye Imana umumaro. Nigeze kubona indabo barambika hejuru y'izindi. Izo ndabo zimeze nk'amakaroni. Izo ndabyo zishinzwe kurya imitsi, kuvomerwa n'urushora mu butaka rwo rukirebera hejuru ku mizi. Sibyo ko abahanga bavuze ko atari nziza bene izo ndabyo, kuko kubera kuvoma ku mababi y'izindi, izindi birangira zumye zo zigashisha kandi ntizijya zera indabo, zihora zimeze uko. Uru rukungu rero ndashaka kubabwira muri pariti ya kabiri uburyo umuntu ashobora gukora ibintu byatuma agira ubugingo kandi atabufite. Uyu muntu kuko ari gukora ibintu bihesha ingororano kandi ntaza azabona. Uyu muntu ko arimo gukora ibintu byatuma ajya mu bwami bwo mu ijuru kandi ntabwo azabona. Uyu muntu ko nawe ubwe yiyizi. Hari ijambo Yobu yavuze mukundira, yaravuze ati giye gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzakurekura, nzajya ngenda ntacyo umutima unshinja nkiriho ntacyo umutima uzanshinja, nkiriho nta kidodo nzagendana, nkiriho nta kintu cya pa kizambamo, nzaba umurokore utagira ikidodo, umutima utanshinja, ngende ndi tayari. Uru rukungu bwarwo ruriyizi ko ari urukungu. Reka nerure, uyu muntu uba mu rusengero ubwe ariyizi ko nta bugingo afite. Uyu muntu ushumbira itorero ubwe ariyizi ko nta bugingo afite. Uyu muntu arabizi neza ko nubwo asapotinga korari, arabizi ko ari umwana wo kurimbuka. Hari n'ababikora bazi ko ari impongano z'ibyaha, akumva ubwo yafashije igikorwa cy'urusengero, asaka urusengero, yaguze intebe, yashopingiye korari n'ifomo, akumva ibi bizamuhesha ubugingo. No, iyi mirimo izagira ubugingo kubera ko uyikora ufite ubugingo buzima, uyikora ufite aho yandikwa. Urayikora ni myinshi ariko ntaho yandikwa kuko uri umupagani, ahubwo waje gutera inkunga isezerano ry'abandi. Naha nshaka rero ko tuvuga sasa, nk'ukuri urukungu rwateye inkunga amasaka kera, urukungu rukajya gutwikwa, amasaka akajya mu kigega, niko nawe washidutse ubaye umuterankunga w'amasezerano y'abandi. Kandi ntango urugero muri korari, washidutse ubaye umuterankunga w'amasezerano y'abandi, uza gusohoza amasezerano y'abandi kandi utari umwana w'ubugingo. Iyi korari yagiye ahantu mu butayu irasenga, bwira Imana iti Imana urabona ntacyo turi cyo, turi abahinzi, nta kazi tugira, turi abashomeri, ariko twishonjesheje iminsi 2 tuje kukwaka ibyuma, dukeneye sentitizeri, dukeneye ibyuma bya muzika, dukeneye. Imana ikoresha uyu muntu nk'umuterankunga w'amasezerano, akagura ibyuma bya muzika, akagura iki kintu cyose korari ikeneye. Umuntu akajya avugira muri mikrofone ntawe yaguze, ariko isezerano afite ry'ubugingo riri guterwa inkunga n'umupagani uri mu rusengero, abizi neza kandi ko nta bugingo afite.
mvuze korari cyane nyenebuka ko nigeze kudirija korari dukennye nkiri umukobwa dusenga Imana tuvuga tuti Imana wadukwiye ku ngoma y'uruhu kaduha synthetizer twaryaga ikitwa umuziki w'ingoma y'uruhu tukavuga tuti Imana uzaduhe synthetizer turya umuziki w'umusirimu natwe ndibuka ko twagiye guhingira amafaranga ahantu bita kwa mwami nari mvuye no mu bitaro mfite scotch ya serumo ku kuboko turagenda duhingira amafaranga numva twarapatanye ahantu 300 tukongeranya nayo twakotezaga tugura synthetizer umunsi tuyigura twaraye mu rusengero turya umuziki atera kiribita ababyina bice nk'akawungirizo abapanda panda teremuka turaziteremuka ayiwe data we twamaze ariko nk'ibyumweru 2 tutaramenya kugendera kuri ritime tukaririmba tukayisiga cyangwa ikadusiga kuko tumenyereye uruhu iyo twarusigaga yarihutaga twagenda gake nuko ako turatinda turabimenya aha ndi kuvuga uburyo uyu muntu ashobora kuza akaba umutera nkunga w'isezerano nta masezerano afite agasohoza amasezerano y'abandi nta bugingo afite akaza akagurira ibyuma korari yifite ubugingo arabisezeranijwe we nta bugingo afite akaba byinshi byo gusohoza amasezerano y'abandi imodoka ikagitwara abageni Imana yarabwiye umugeni ko azagendera mu modoka ihenze igatangwa n'urukungu uyu akaba afite isezerano ry'uko inzu izakorwa finisage mu buryo butunguranye urukungu rukaza gukora finisage nta bugingo rufite ahubwo rukaba ruri mu rusengero rushinzwe gusohoza amasezerano y'abandi ariko nta bugingo uyu muntu aravunika we uyu muntu aravunikira iki yakwihana ahubwo ahubwo arakano nongeye gutekereza tugerere ku mutima w'icyo kintu ni gute umuntu aza gukora inzu yawe ko ari urukungu yego rubimenya gute rwishyira imbere kwa kundi rusagamba rumera rugahita rusagamba rukagaragara rukaba ari rwo ruboneka cyane mu masaka rukura vuba rusha amasaka gukura kuko rugiye guhifumbira amasaka rurakura rugasagamba rukagera kure ruba ruze mu Bushinwa aguhikwereka isoko rya online Turukiya bahazi aho ibintu bigura make aho hose baba bahazi akenshi agakora ibyo yibwira ko ari impongano z'ibyaha akora cyangwa akanakora ibyo afite na misiyo yahawe n'ubwami bw'umwijima tuza ahantu henshi hari umuntu muri uwo mujyi wa Kigali simuvuze izina yatumwe n'ubwami bw'umwijima kujya atanga udututi mu rusengero duhenze akatera inkunga abaririmbye akabaha ibyuma bihenze aranabicuruzaga birazwi cyane n'ubwo buhamya bwaratambutse yacuruzaga n'ibyuma bya muzika akarekura ingoma na synthetizer akabarekura na gitari ariko atagatinze kujya gutwika ibyo bafite ari intoma iyo babicurangaga ku cyumweru kimwe ku kindi cya kabiri byose byarashaga kandi byashaga mu buryo bitari bukorwa n'abatekinisiye bati nibikorwa utu dututi yatangaga abenshi baduhagararagaho bagacanganyukirwa bakajya bavuga amagambo y'ibishego atari yagiragiye kuvuga akajya acanganyukirwa agategwa yego utudu byakubiswe n'inkuba ntavuga ati ne byakozwe n'intumwa ne byakubiswe n'intumwa donc ya magambo yo kagahagararaho waba utasenze nzi umuntu wagiye kubwiriza afite abana 3 ati nitwa runaka ndi umugore mfite abana 8 kandi afite 3 kuko arimo ahagaze ku katuti kaguzwe n'urukungu ariko uru rukungu noneho rwo angwa n'izindi nkungu noneho ururwo rurananyunyusa nandi masaka yego n'izindi ngaro ntizera kuko narwo rwarwo ntirwera n'ifumbire rutanga bika ko ifumbire nyinshi mu butaka nayo atari nziza akenshi yeza ibintu bikera ibihuhwe cyangwa bikera naho rwaguye mu ifumbire nyinshi y'umurima y'ubutaka yego mbega rwagize amahirwe sagamba cyane hari n'igihuru urukungu rwera ibintu bimeze ibintu by'ubujene bizaho urusazi noneho uru rusazi rukaba rwajya mu zindi mbuto rukangiza izindi mbuto n'ubwo rwazifumbiye urukungu rurimo udukorosi twinshi cyane umuntu aravuga umwaka atararurangiza gusa ni rubi
tinya ikintu cyakatiwe igifungo cya burundu cyo gutwikwa. umva nta no kwirirwa bavuga bati murureka turukoremo ubushakashatsi ruvemo biogaze cyangwa se mu kimwe turugira umusigati tururye cyangwa turwubakisha urugo cyangwa se turusasira inka cyangwa se mu kimwe mu gihe cyo gusarurwa mureke tuzarushire mwe murikagurishwa bajye barusura ba mukerarugendo barebe ikintu kimejeje nk'uko tujya muri Nyungwe mu ishyamba rya kimeza. Ariko izi nkungu rero izi nkungu ziratwikwa, hari abantu bazatwikwa, hari abantu bazashya kandi barabanye n'amasaka, wagura gitari wagura migiseri ariko urukungu watera amakaro washiramo sound proof watanga amakositimu wagura amamodoka mwakora ibi bintu mwirirwa byinshi mukora mwakohereza kutumomo tw'abakozi yego ariko urukungu gumye ushyigikira abanyamasezerano pe, ariko aba banyamasezerano nabo niba tagira imbaraga z'umuriro n'umwuka wera hari ibyo bazazira. Hari n'abantu batagira umwuka w'Imana nabo muri iyi minsi babayeho nabi bitewe n'izi nkungu. Yakoherereza ka message kuri telefoni yawe izi nkungu agasa nkaho abrotse ibindi wari ugiye kuzana, agasa naho azanye umwaka w'igihe kirekire, kuko izi nkungu zigira kata, kuko ni inkungu zisaba kugaragara, guhora zigaragara, yego zishaka kwandika amateka atazasibama, kandi izi nkungu zikunda kubahwa, niyo mpamvu ziranduwe amasaka bigenderamo izi nkungu zirubahwa, ziza gutera inkunga abanyamasezerano kandi ari inkungu. Mana ndi kuvuga amagambo y'ubwenge nzimije, ariko abanyabwenge baranshyikira, kuko izi nkungu ziza gusayidira amasaka, ariko aya masaka nayo umuhinzi yareba nabi cyangwa amasaka byareba nabi akaba yigeze kubona urukungu mu masaka buryo ki kubera ko ruba rwara nyine ni urukungu nyine ni nk'agapfizi gakonye, yego karabyibuha, yego nibyo iyo ushaka ko ibyibuha urayikonesha, ni ibintu bizwi mahana abanyarwanda barabizi, aborozi barabizi, kubera ko rutazera isaka rugira umubyimba munini, umuyaga uyihushye ntabwo ahari inkungu ntizigenda, ntabwo amasaka n'amahindi yaje ntabwo inkungu zishwanyagurika, hashwanyagurika amasaka, inkungu zirakaze, urukungu rurakaze. Namaze kumenya yuko iyo umuyaga uhushye rugira akamaro, rushobora gutega ishaka bajya mu mwuka, ariko bajya mu mwuka rushobora gutega ishaka ntirigwe. Rega izi nkungu zidufitiye umumaro, hari igihe miliyoni mu rusengero yari yabuze, ariko kubera ko rwibonekeza ngo barurebe, kandi koko ruranarebwa, ruragaragara niyo rugiye gutura biramenyekana, bamenya ko uwo munsi yatuye, kandi uru rukungu ntirutura mu ibanga, uru rukungu ntirujya rukora mu ibanga. Hari igihe bageramo hagati bari gutura rugasaba gushima, ngo hari ikintu umwuka amishuriye, kandi nta mwuka rugira, ngo umwuka nyeretse ko hano aya makara akwiye guhindurwa. Nzi urukungu rw'urupasiteri aho bamugejeje, erega genzi byinshi ndi nyiranza kaho, aho bamwimuriye ikintu akora ahita ahindura aritari akubaka indi, kandi iri VIP hariya hagahita hashyira ko ariho korali zajya zijya guhagara ziririmba, akiyubakira ahandi hari VIP kugira nyine rurashaka, nyine urabona nyiri umurima, reba nawe umurima wose, ariko abona urukungu ruragaragara. Kuki nyiri umurima yaje urukungu ari ruke akabona urukungu, ntabona amasaka agiye kururandura ati reka bikurane, Yesu ati mureke bikurane. Aho yimukiye uwo mugabo buri gihe ahindura udututi, none ubu nabo babonye ko ari urukungu, kandi bidega akora, afite imbaraga akorana nazo z'imyuka mibi, ni indaya, ibyo birazwi, nabo bamubonye amatwi ko ari urukungu koko ruzi gusapotinga, bacunga aho bagiye kubaka inyubako bakahamwemurira, akagendana n'imodoka ze zihenze n'iki, iyo avuga baramutegereza.
iyo amaze kuzuza bye bagahita batekereza ahandi hakeneye inyubako bamwimurirayo. Ni ukuvuga ngo uru rukungu ruryarya rurimenye ruzatwikwa icya kabiri. Ariko naje kureba impamvu runo rukungu akenshi cyane rugira ibyaha byinshi. Mbese ntabwo uzi uko rutungwa rudafite rwarwo ntirwifitemo ubuzima. Yego, rurashaka guhitana ubuzima bw'ibyo batura. Kuko na Yesu yaravuze ngo ni mu rurandura. Yego, rwashoreye imizi mu yandi masaka. haraba impanuka ikomeye ku masaka. Amasaka aruma. Ni mu rurandura izi nsengero zizuzuzwa nande? Ko nanjye Uwiteka nubwo azubaka mu mbaraga ze zahariya hakurya. Nanjye Uwiteka ko mfite itimu y'abanyamasengesho bazajyamo bakajya banetraliza batwika bashiririza. Ko mfite ba Meshake na Saduraka na Abedinego bazajya bakubita imbaraga z'ikigirwamana. Ni ukuvuga ngo uru rukungu rufite akazi katoroshye ariko rushyigikiye aya masaka. Ariko nta bugingo rufite. Bambabarire bajye mu cyumba cy'umwuka duhure bamenye kwiza inkungu nubwo ziri gusapotinga. Mwabonye abantu bafashije Nowa kubaza inkuge? Ntabwo binjiye disi. Uburyo batinjiye ahubwo nibo banamusekaga. Nyuma banayindi baza kugira ngo umuntu aguseke arimo anagufasha. Ahubwo umva n'ikindi kintu. Uzi uko nyuma imaze kuzura bagiye kwira. Iyo nkuru reka nyibahe ntaho yanditse muri Bibiliya, tuyisoma mu bitabo by'amakomantere. Abantu baramufashije yuzuye bagerageza kujya kumuca intege kubera ko imvura atinze kugwa. Batangira kujya bajya kwituma mu byumba by'iyo nkuge. Hagera igihe umubembe ngo aje mu nkuge amanutse, ababembe baramanutse baje mu nkuge. Isubira inyuma ho gakeya. Ahubwo abitumyemo bose barwaye ibishute. Yego, n'ibindi bintu bimeze nk'ibibembe ko. Oya, hari uwagiye kwituma amarwaye. Aho rero aho ni nyuma. Yego, agiye noneho kongera kubikora. Yego, amutarukiyeho gusa aranyereragwamo aho aguye harakira ibibembe. Ahita afata none hari afata akajya asiga n'ahandi bibembe bikira. Arazamuka kwiza umudugudu mu banyabibembe bari buzeho ngo ko mu nkuge habonetse umuti. Bose baragenda bamaramo bararangiza. Uko Uwiteka abwiye Nowa ngo nzagushyigikira bazi inkuge wowe endereye iby'inyuma bireke. Iby'uru rukungu biri gukora bireke wowe komeza nzajya ngenda ngushyigikira. Ntabwo uzavunikira ubusa, ntabwo urukungu ruzavunikira ubusa. Tubahaye akantu k'ubwenge. Bajye mu mwuka batekereze yuko hari igihe kizagera. Yego, uwanduza izina ryawe. Yego, umuti ukaboneka kuri wowe kandi yararyanduje. Noneho kugira ngo nabo umuryango we akomeza abe n'umugaragu wawe, akajya ahora akomeza supporting isezerano ryawe, agufasha gusohoza. Hari ibintu wavugiye kuri yacano akazanira kerete ajya hanagura handi yanduje hose. Yego, none se bajya mu mwuka. Uwavuze ngo Morodekayi amanikwe si wamutambagije ngo umwami akunda kuba. Uwabwiraga Yobu amagambo y'urucantege si Uwiteka anyuzemo bakajyana indishyi z'akababaro kwa Yobu. Herega aba bantu bitonde nibo bagiye kuza. Aba bantu bitonde bagiye bapfobya amasezerano yacu bazi ko tutazayasohora. Bitonde ejo bundi turabakazi k'ubukontabure mu makampani yacu. Nibyo. Aba bantu bitonde babonye ko turinjije tutize, ejo bundi turashinga amaklinike nibo bayakoramo. Nibyo. Tubahembe kandi aba bantu bitonde, izi nkungu zitonde, izi nkungu zitonde. Ejo zizashya ariko twazikuyemo n'umusaruro. Zizashya zarakose. Nukuri zizashyana imirimo. Ariko bujya bajya bashyana imirimo cyane ukarimbuka n'imirimo. Tukajyaho bakajya bavuga ibyo wakoraga ariko tubizi ko ugiye hano hepfo. Tubizi ko uro kurimbuka. Ni nako byagenze nta wari uzi ko Farawo yatinyuka Uwiteka ngo amunangira umutima. Hari abantu Uwiteka nangira umutima
areba akabona mwarakabije, mwagiye kwimeza, mwagiye aho mutatumwe, mwarakabije, Uwiteka agahitamo kubahindura ifumbire z'abakiranutsi be, akaguhindura ifumbire w'umukiranutsi we. uzi ko naje kureba nsanga hari umukobwa mu rusengero urimo yisengera, hirya aho hari igikungu, yego, kikagenda kikitera kikamera, Imana igaha amasezerano uyu muntu, uyu mukobwa akajya kurya, yagerayo urukungu rugahita rupfa cyane, kubera ko yasezeranye ivangamutungo cyane, umukobwa akabisigaramo agashaka. Hakaba n'undi musore wasenze Imana ati Uwiteka ati retaka baba agira gutya ukugenera abandi nanjye ntunsige. Ntacyo ndengejeho. Urabona icyo nagendereye umunsi kuvuga neza. Yavuze ngo iki, ntiyavuze ngo bazarya ngo bazasanga muri icyo gihugu bejeje. Yego, barye n'imicwira. Noneho barye baryame baruhuke, kuko baryamye bakaruhuka kandi batafite amasuko yo guhinga. Yego, ukomereza basanga ya masaka batemye, hajeho indi micwira yongeye yamezeho ibindi byo kurya. Kuko niko yababwiye ati mwebwe mwihanganire n'amanu muri kurira iruhande rw'urukungu, nimugerekana nimuzarya ibigugu. Ariko bagiye bihangana iyo nageze kwa Mama Lionel, nanjye muvuga butumwa. Erega hana ino cyane baha amavuta. Aya mavuta nuko ino cyane baha amavuta. Alhamdulillah. Wallahi akibaro. Iba amavuta ni irama umuntu wese wageze arahanura ni irama. Ubwo rero babandi banyibazaho ngo mbese ko mba n'ubunyama. N'abari bo bagezaho bahanura bazabaza bageze ku gicaniro mbese. Yego, muzabaza baje bakajya no ku gicaniro, baravugaga bakarara banansengera banamanura kugeza mu gitondo. Ariko uzi ko izi nkungu ako mwankungu, izi nkungu uzi ko hari n'igihe zikarenga gusapotinga urusengero, zigasapotinga n'abo mu rusengero, bagasapotinga n'isezerano ryawe ry'igihe kizaza. Mana idufashe cyane. Rero uyu munsi nashatse kuvuga ngo iki, wowe ukora nk'urukungu, uri igikoresho kitazagira ubugingo, uri igikoresho kitazagira icyo kimarira, wowe waje uri igikoresho cy'urukungu. Itangazo, ndifuza ko uhinduka, ntuzatwikwe, byibuze uzajye mu kigega usarurwe. Yesu yaravuze aterega ati uwo munsi ati ihene zizajya ibumoso, intama nazo zijya iburyo. Kuko na Yesu arabizi ko hari inkungu turi kumwe zigenda zidutera amasezerano, ziyatera inkungu zigenda zidutera tobare, tukagera kuvuba ku cy'Imana yavuze. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndumva nasoza. Ya murakoze cyane. Imana ibaha umugisha kandi bishimire. Amen. Abakurikiranye kino kiganiro kigeze ku musozo, mbabwire ngo harimo amavuta mbararikira yuko umuntu ushaka kujya muri groupe y'igicaniro eva Mama Lionel, tukajya tubana mukamenya amatangazo ya buri munsi, mukamenya buri kimwe cyose. Hari n'akandi kantu tugiye tuzasaba umushumba yongeremo, niba ushaka kuzakamenya ngwino muri groupe, amwandikire kuri 0783488348. Niba uri hanze shira akamenyetso ko guteranya 25 niba hari n'ubushobozi ugize kumva ushaka gushyigikira igicaniro ariko utari kuri groupe, iyo nimero ibaruwe kuri Nyirabagenzi Alisa. Nusanga atari Nyirabagenzi Alisa araba atariwe, uje kuri channel urebe muri description cyangwa se munsi ya video, ukanze kuri moa urahita usangamo nimero, ubundi urasanga ari iyo nakubwiye. Ubundi rwose amahoro y'Imana bane nawe, kuko hajya ngo banjyana n'abandi gutabara hafa abajyana na Yesu uzabona kumigisha ye. Yego, ni indirimbo y'iwacu kandi winjire mo utari urukungu, utazavunikira ubusa. Ngwino uri umwana w'ubugingo. Ariko nabwo niba uri n'urukungu
gwino supporting ariko itiku ryo ntaryo ariko yego reka mbashimire mwakoze gukurikirana cyo kiganiro twatangije n'isengesho ntago ari liturgia dutanga yo gutangiza isengesho tugasoza irindi ntago ari aho byanditse aho tuvuye kubisoma ariko turumva dushaka gusengera umuntu agakizwa umuntu wumvaga ari urukungu akoraga imirimo ariko nta bugingo akabona ubugingo abo rukungu bo kuko n'umwana wo kurimbuka ahubwo reka dusengera abantu bakomerekejwe n'urukungu yego disi uru rukungu rwimukira kuri buri hantu rugasigara ruteye y'inda n'ibiki byose rukanakomeretsa n'imitima y'abariyo rugakogota amazi y'ubugingo y'aba bantu rukashaka kugira ngo narwo ruse n'abana bijuru kandi ari umwana wo kurimbuka reka rebe umfasha gusengera urukungu rwo tuzaba turusengera ndi munsi twabonye dufite umwanya reka dukora atake dutangira abandi bari bagiye kubaza yego Uwiteka turagushimiye suka imbaraga nyinshi ku muntu wese wumvise iri jambo ndasabye kugira ngo aba bantu bagire imbaraga ntibajye mu itimo y'inkungu ahubwo bajye mu itimo yo kuba amasaka kugira ngo bazasarurwe neza bajye mu kigega ndica umwuka wateye imbaraga ziri gusatira ubwoko bw'Imana iki kirere gicuza umwijima kureho imbaraga z'abantu bakorana n'izindi n'isi y'umwijima ahubwo usapotinga abera usapotinga abakozi bakorana n'igihugu cy'ijuru imbaraga zawe zibashyigikire muri byose mbisenze shima mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen shalom shalom